Yo urabizi se nubwo Gahima akora amabara ayo ariyo yose ariko Gahima akunda Jojo. Ese guys, Gahima ko tuzi ko atangiye guhemukira Jojo kandi tuzi ukuntu Jojo amukunda. Ese Gahima ibintu byari kujyamo mu ruko naribyo? Ese biriya bintu murabona bikwiriye umuntu ufite umugore? Guys, Gahima ari kugendera mu buyobe. Gahima ubungubu tuvugana date yamugize umuntu uraho ngaho udafite ikintu yitayeho. Ese guys, kubona Gahima ukuntu akunda Jojo kandi tukaba tuzi ko Gahima ari kumuca inyuma akamunyura inyuma akaja kuvugana na date. Ese guys, mubona Gahima ibintu byari kwijyana maribyo? Guys, ndagusaba kugira ngo ugume hano kuri Venke Empire ubundi tuganire ku bintu bisobanutse. Ndagusaba kandi kugira ngo wihangane iminota 7 zonyine tube tuganira kuri filime yacu Ibanga nibura umukunzi w'Ibanga. Ese guys, wowe iyo ubonye zino nkundo ziri muri iyi filime yacu Ibanga, wowe ubona zimeze ute? Ese ubona zino nkundo ziri muri filime yacu Ibanga zimwe na zimwe abatari ukubesha kugira ngo bakinga ibyo bakoze? Guys, turabizi ko Gahima nubwo akundana na Jojo, tukaba tuzi ko Jojo nawe akunda Gahima. Ese guys, ubona Gahima akunda Jojo byanyabyo ku buryo noneho yaza no kumuca inyuma? Guys, Gahima turabizi ko yatangiye guhemukira Jojo. Gahima turabizi ko yatangiye kugenda aca inyuma Jojo. Ese guys, ari wowe wishize mu mwanya wa Gahima wagaciye inyuma umugore wawe kandi uzi ko umuntu ugiye kumucaho inyuma nta kintu amurusha? Ese mubona date ndetse na Jojo umuntu ufite agaciro ari uwuhe? Ese ubona Jojo ndetse na date umuntu ubereye umugabo nka Gahima ari uwuhe? Ese guys, wisize mu mwanya wa Gahima ibi bintu wabikora? Guys, turabizi ko Gahima ubu ngubu tuvugana ari mu buyobi. Gahima ubu tuvugana ntago azi ikintu cyo agiye gukora. Ese guys, wowe nkwibarije gatoya, ese filime yacu Ibanga ujye uyisobanukirwa? Ese filime yacu Ibanga ni ikihe kintu urubonamo ntugisobanukirwe? Guys, rero ndagusaba kugira ngo ubatange ibitekerezo hasi, ube wambwira ikintu udasobanukirwa, ubundi ku munsi wese tuzakibakorere. Niba ukunda Ibanga ndetse ukaba umukunzi wa missnyambo, ndagusaba kugira ngo ubatange ibitekerezo hasi aho ube wambwira ikintu cyubona muri filime yacu Ibanga ntusobanukirwe, ubundi ejo nze nyibakorere. Guys, ese wowe kubona zino nkundo zikomeje kugenda ziyongera, tukaba tuzi ko date yabwiye ko yabwiye Yves ko Gahima atangiye kugenda amuhunahuna gake gake, kandi tukaba twabonye na Yves nawe yabifashe nk'ibintu bya brag, kandi tukaba tuzi ko date we ari seriye, kandi abantu bose date abibwira bari kubifata nk'ibintu byo kubesha. Ese guys, wowe ubona date atagenda umunyakuri gake gake? Ese ubona date atagenda abo umuntu muzima? Ese guys, ko Yves yabibwiye Gahima akamuterera iyo ngiyo, ese Gahima yaba agiye kongera kuguma gukururana na date, cyangwa se Gahima arahita akatira date anyurize nzira? Guys, nibura umukunzi w'Ibanga rero akarwo bwa mbere hano kuri Venke Empire, ndagusaba kugira ngo bakora subscribe maze tukomeze tugenda mu ndikoro byose turakora umunsi ku munsi, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane. Ese guys, wowe wisize mu mwanya wa date hari ikindi wakora usibye kwemerera umubano mwiza na Gahima? Ese guys, wowe wisize mu mwanya wa date ubona wahakanira Gahima kuba wagirana umubano nawe? Guys, biragoye ko ibyo bintu wabikora, kandi murabizi ukuntu tubakunda cyane. Niba uri umukunzi w'Ibanga rero tanga ibitekerezo hasi aho ube wambwira ikintu cyo waba ushaka kugira ngo tube twakugezaho, kandi ndagusaba kugira ngo batange ibitekerezo byawe ugire Gahima inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yabana n'umugore we neza. Kandi turabizi ukuntu Jojo amukunda cyane, turabizi ukuntu Jojo ataba yifuza no kuba yamurekuza. Jojo turabizi ukuntu ataba yifuza no kuba yamugira uruhande, ariko Gahima we turabizi ko yatangiye kugenda afungura amayira hirya no hino, kandi Jojo we nabimenya turabizi ko bizamubabaza cyane. Ese guys, kubona filime yacu Ibanga iri kugenda ifata indi ntera, filime yacu Ibanga iri kugenda ifata urundi rwego. Ese guys, filime yacu Ibanga
ujye uyisobanukirwa. Ese filime yacu Ibanga ubona atari filime ya mbere muri uru Rwanda, filime ikugezaho utuntu tw'ubwenge? Turabizi ko inkundo zo muri iyi filime yacu Ibanga zimwe na zimwe ziba zicanganyikishije. Turabizi ko twigarukira mu mujyi, turabizi ko uriya Kiramani tukaba tuzi ko yari ashaka kuba yatereta Queen, kandi tukaba tuzi ko bagiye kumufatira irembo, kandi tukaba tuzi ko Kiramani na Queen badakundana. Ese guys, wowe ibyo bintu wabisobanukirwa? Ese guys, ibyo kintu wowe ujye ugisobanukirwa? Rero ndagusaba kugira ngo batanga ibitekerezo byawe, wowe wambwira ikintu cyudasobanukirwa muri filime yacu Ibanga, ejo nze nyigukorere maze usobanukirwe. Kandi murabizi ko kugira tube turi hano ari mwebwe mutumye tuba turi hano. Murabizi ko ibikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi ari mwe tuba turi gukorera. Murabizi ko mwe mudahari nta kintu na kimwe twakora. Guys, rero nibura umukunzi w'Ibanga, ndagusaba kugira ngo ntuze kubura kuri episode ya filime yacu Ibanga, ndetse ntuzabura kuri band sensere yose ya filime yacu Ibanga. Kandi ndagusaba kugira ngo nuve hano kuri venke epa udakoze subscribe kugira ngo dukomeze tugende mu bikorwa byose tuba turi gukora umunsi ku munsi. Guys, ese wowe uri umunyamuryango wa filime yacu Ibanga? Ese guys, uri umunyamuryango wa missnyambo? Ese wifuza iki muri filime yacu Ibanga? Ese guys, filime yacu Ibanga igikunezereza cyane? Ese filime yacu Ibanga iragushimisha? Guys, rero niba uri umunyamuryango, ndagusaba kugira ngo ube watanga ibitekerezo byawe, mbwire ukuntu wiyumva kuri filime yacu Ibanga, kandi ube wagira Gahima inama y'ikintu yakora kugira ngo abe yabana na Jojo neza, ibya date babishize ku ruhande. Guys, rero murabizi ko ibikorwa byose tuba turikora umunsi ku munsi mwe tuba turukorera. Murabizi ko twe tudatinda mu magambo. Rero ndagusaba kugira ngo niba uri umunyamuryango ube wakora subscribe maze tukomeze tujyane mu bikorwa byose tuba turikora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane.